ikindi kintu wenda nifuje kubaza uratubwiye ngo uramutse ubonye nk'ibikoresho wakora kandi nako wabikora mu bundi buryo ni nk'ibihe bikoresho wifuza kuba wabona byagufasha gukora kano kazi kawe kandi kakashaka kugenda neza yenda nk'ubu ndamutse mbonye nk'akagaze yego cyangwa se n'icyo gikoni urabona ko iyi mvura iguye iranyagira cyangwa se sinakore yego muri make ubonye gaze igufasha ukabona naho gukorera cyangwa ipanu nini byagufasha nabona isafuriya nini yo gukoreramo ndayifite isafuriya nini yo gukoreramo ndayifite ahubwo indi safuriya yenda yisumbuyeho niyo mbura kuko urabona nyine ndacyari umutangizi mu kazi ariko ntago ari cyane okay uracyari umutangizi mu kazi biragaragara ibyo bikoresho wifuza byaba bifite nk'agaciro k'amafaranga y'amanyarwanda angana iki nka 40 Nonese gaze yonyine ubwiyo yakoranga gaze ntago nari nyishyizemo ndashaka yuko gaze ntago nzi agaciro ntago nzi ukuntu igura gaze ntoya ni 40 iyo ari icupa ririmo ndetse na ntuza ririmo na gaze harya emi n'amashyiga yaryo biba biri kumwe cyangwa ntago biba biri kumwe byose biri kumwe ni 40 usibye iyo gaze 40 kuko impamvu nkubajije kino kibazo hari abanyarwanda benshi bakurikiranye video yacu ndetse hari n'abadiaspora bari mu bihugu bigiye bitandukanye bakurikiye video yacu kandi twiyemeje yuko mu gihe hari igikorwa twakeneye gukora dufitiye ubushobozi tuzajya tubasha kugira icyo tubikoraho ariko ibyo tudafitiye ubushobozi tuzajya tubabwira uti nyaboneka abanyarwanda bene wacu ni mudufashe kugira ngo kino gikorwa nacyo kigende neza usibye gaze ko twamaze kubona kigura 40 ibindi bikoresho ubona wakenera kugira ngo ugikora tofa imeze neza itunganije neza byaguhagarara amafaranga y'amanyarwanda aho gukorera ubwo nago na wenda ubwa gaciro kaho nago mbizi kuko abantu bakabitandukanye yenda ahantu mbonye ahantu nkorera byose byagenda biza gake gake kuko ibintu nago bita bizira rimwe nago ibintu bita bizira rimwe nyine ngewe impamvu nakubajije umubare w'amafaranga wakenera yaguhindurira ubuzima ugakomeza ugakora tofu ariko ukazikora noneho mu buryo bwa kizungu mu buryo bwizewe ku buryo wagira amasoko runaka uzajya uzijyana yego ukajya ugemura nyine ni ibikoresho byaguhagarara amafaranga tubare yuko wenda ni nk'uruganda ugiye gukora uri buze gukenera abakozi muzakorana bazagufasha kugemura ibyo bintu ndetse bazagufasha kugira ngo aka kazi kawe kaguteze imbere ube wagira kuri byinshi bigiye bitandukanye ni nk'amafaranga ngahe kuko ubu tuvugana ngiye kujya kuyagusabira numbaze ngo ndayasaba hehe uko mu kanya uri buze gutanga nimero zawe muri iki kiganiro kugira ngo abantu bakuri iki kiganiro uri buze kuba afite 5 abishyireho ufite 10 abishyireho ufite 1000 abishyireho ufite angahe ayashyireho ariko dutange support kuko urabona yuko wigiriye ikizere urisobanukirwa uhitamo gukora so na amafaranga ngahe y'amanyarwanda ubona yagufasha bikarushaho kugenda neza Aturuwasa 300 okay 300 Hello my dear friend waba ufite ikibazo cy'uruhu waba ufite ikibazo cyo gushishwa kw'ibirenge waba ufite ikibazo cyo kugiye gusaza imburagihe waba wisiga amavuta ntagufate waba ufite ibibazo bigiye bitandukanye by'uruhu waba ufite ikibazo cy'impumuro mbi duhamagare kuri izo nimero reba igisubizo ni Anatic Soap from BF Suma. Yes tubanje kubasuhuza mwe mwese mudukurikira kuri Emet TV nkuko bisanzwe twarabibemereye ko tuzajya tubaha inkuru ziri live kandi twageze kuri tere atari ibyo atari inkuru z'ibihuha kugira ngo tuzajye dufatanya gukurikirana bimwe na bimwe bishobora kuduhindurira ubuzima mu mibereho yacu ya buri munsi ntago igituma umuntu aba umukire ari uko aba yahereye ku bintu binini cyangwa se bikomakomeye ikintu icyo ari cyo cyose yigikoze wagishyizeho umutima cyashobora kuguhindurira ubuzima uyu munsi nkuko twabibemereye twaje kuri tere ahangaha ni ku gasozi bakita agasozi ka Giheka ahangaha niho twatemberereye
uyu munsi tugiye kuganira na rwiyemezamirimo wiyemeje kwihangira imirimo akoresheje soya, imbaraga za soya, akabasha gukora bimwe mu by'abanyarwanda bakeneye, dore ko abantu benshi inyama z'umutuku zagiye zibagwa nabi, we yiyemeje gukora inyama zo muri soya kandi zikagwa neza abantu. Ndagira ngo nkwibutse ukidukurikira cyangwa ari ubwa mbere udukurikiye, ndakwibutsa kuba wakora subscribe, ugakora share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika uko bwije nuko bukeye. Uyu munsi turi kumwe n'umumama muri kureba imbere ya kamera urimo akata inyama. Mama, watangira wibwira abakunzi ba Emet TV bakwita nde? Banyita Mukeshimana Delphine. Nkakaba nanjye ndi umukozi wihangiye umurimo. Yego. Wo kujya ncuruza tofu kugira mbone ibirayi by'abana ntiriwe nsabiriza. Yego. Waba umurimo wo gukora tofu wawutekerejeho byagenze gute, mu buhe buryo? Nawutekerejeho kuko nari nashomereye nyine mbona ubuzima buri kuncanga. Mbona nkavuga ati se ndakora iki, ndabigenza ne kugira mbona abana barya. Ubwo rero nyine mpita mvuga ati nanjye reka njye kwiga njye ncuruza tofu mbone icyo abana barya. Ebe bintu byo gukora tofu wasobanurira mu magambo make y'abantu batumva indimi z'amahanga, ubundi tofu ni iki? Tofu nyine bayikora muri soya. Yego. Wamara kuyikora muri soya ukagenda ugashesha, wamara gushesha ukaza ukabitunganya neza ugakamura, warangiza ugakawusha, wamara gukawusha nyine ubwo igihe kikagera ukari bushyire no mu birungo. Ndabona icyo kintu uri gukata gifite formule y'umugati, ariko se kugira ngo kibe kimeze gutyo, turabizi yuko soya ubundi tuyimenyereye tuyinywa mu gikoma, tuyirya nk'isosi cyangwa se tukayifata nk'impeke, ariko ubu nonaha urimo urayitwereka ari inyama cyangwa se iri muri formule y'umugati. Bigenda gute kugira ngo ibashe kumera gutyo turi kuyireba? Banza kuyicisha mu iforomo. Ubanza kuyicisha mu iforomo, ucishamo ifu cyangwa se ni soya, impeke. Mbese ndagira ngo usobanurire abantu badukurikiye muri makeya uburyo kuva utangiye kuyikora ndetse no kuyitegura kugeza ubwo irangiye yiswe inyama nyirizina, utangira uti? Ndabanza nkafata soya nkazigura. Yego. Namara kuzigura nkatumbika mu mazi. Yego. Namara gutumbika mu mazi ujye ukurikirana bitaza gushirira. Nta kibazo bikore byose unavuga. Nari ndabikora. Nkatumbika mu mazi, ubwo ntumbika nijoro nka saa moya. Yego. Namara gutumbika mu gitondo saa 12 nkazikuramo. Namara kuzikuramo nkajya gushesha. Nava gushesha nkaza nkakamura. Namara gukamura nkashyira ku ziko n'igisafuriya kinini. Yego. Narangiza aho byenda kubira nkahita nsukamo vinegere. Namara gusukamo vinegere niko kubona uyu mugati. Yego. Uyu mugati rero narangiza nkawushyira mu iforomo nkakamura. Namara gukamura mugati nkawushyira uruhande rumwe, nkongera nkakuramo n'undi mugati, ubwo ikabibaye tofu. Yego. Bishatse kuvuga ngo bitangira ari ifu, ukavanga n'amazi, nyuma yo kuvanga n'amazi ukazana umuti wabyo ari wo vinegre, ugashiramo ukabasha gukora tofu nyirizina. Hanyuma iyo umaze, urabona ndabona urimo urakatakata. Uri gukata ni tumwe mu mapiyesi ugenda ugurisha. Ubwo kamwe kaba gahagaze angahe? Kamwe ngiye nkacuruza 100. Kamwe kaba ari 100. Bishatse kuvuga ngo iryo tafari ruba ririmo nk'amafaranga angahe? Iri tafari, uwo mugati wawe nabonye gafite forume nk'iyi tafari. Uyu mugati wanjye ushobora kuwukuramo nk'ibihumbi 8. Ushobora gukuramo nk'ibihumbi 8. Ese waba ufite amasoko ugemuramo cyangwa se ni wowe wicururiza ku giti cyawe? Ngiye ncuruza ku giti cyanjye. Yego. Abantu baba bashaka kurangura cyangwa se kuranguza cyangwa se kwiga kuzikora bya kinyamwuga, wabafasha mu buhe buryo?
naza nkabafasha ariko nyine nanjye bakagira ikintu bampimira nawe bakagira ikintu bakugiye ndagira ngo ubanze ukoranye uwo muriro kugira ngo ndabona umuriro wabayemo mukeya ibintu aka kantu ntabwo kagwa ntacyo kaba kandi tubikore muri gahunda hataza kugira icyangirika muri makeya bakunzi ba Emet TV murabona yuko turi kumwe n'umwari wisobanukiwe cyangwa se umutegarugori wisobanukiwe akaba ari muri babandi babaye ba rwiyemezamirimo bato baciriritse ariko bashobora kuvamo abantu bakomeye cyane kubera yuko wiga arutuwanga cyangwa se koramo biruta nta mboga bishatse kuvuga ngo uko mumubona arimo arakora yiyaranja arakoresha udukwi yateye udushyiga ku musozi cyangwa se ahantu hatari igikoni ariko ndagira ngo mubaze muri makeya kubera iki ukorera ku gasozi ni ukugira ngo nticishe abantu imyotsi bo mu rugo ukugira uticisha abantu imyotsi bo mu rugo bishatse kuvuga ngo nta handi hantu ufite ho kuba wakorera naho ese wumva uzabikora kugeza ryari kugeza mbonye nyine amafaranga nkahindura nkajya no mu kindi kintu wajya mu kindi kintu cyangwa se ushobora kuba ubonye uburyo wakora uburyo bwa kinyamwuga umurimo wawe cyangwa umurimo wanjye nkawukomeza nkigisha n'abandi babikeneye yego mbese bishatse nabo bakiteza imbere ubonye igikoni kijyanye n'igihe cyane ukabona inzu yo gukoreramo ibyo gukora byo urabizi kandi urabifite cyane ndagira ngo mu magambo makeya wabwira iki abagore bitinya cyangwa se birirwa mu rugo bategereje ko abagabo babo bataha bagomba kwitinyuka kwitinyuka nibyo bya mbere nk'uko nanjye nitinyutse ndasaba ijambo ho gakeya behind camera turi kumwe n'umuhungu wanyu nk'uko mubizi Jimmy 250 ariko nawe ngo hari icyo ashaka kuvuga namuha ikaze mbabereye ku bahanga bw'ibyuma rwose ndimo kubikurikirana 100%. Mama niba atari ibanga nje nkunda kubaza cyane ariko uraza kwihangana sibyo ushingiye mu gihe umaze muri kano kazi yego ntabwo wenda nzi ngo umazemo amezi angahe cyangwa imyaka ingahe cyangwa se wenda igihe kingana gute mu by'ukuri ushingiye ku gihe watangiye gukora kano kazi ni iki waba waravanyemo kabisa wavuga uti akazi kanjye nkora maze kukavanamo ibi ngibi ibyo ngezeho ni ibi ndetse ibyo nifuza kugeraho ni ibi ngibi ikintu nifuza kugeraho numva yenda nazamuka nkaba nabona nk'ibikoresho yego ikintu maze kuvanamo nk'ihene maze gukuramo ihene imwe maze gukuramo ihene imwe ariko nta gihe kinini mbikoze nta gihe kinini bikoze okay ni ukuvuga ngo ihene imwe umaze kuvanamo ni shashi ni sekurume ni ihene bwoko ki ni ihene ibyaye kabiri ubwibyaye kabiri ni ishashi ni ihene ibyaye kabiri y'ishashi okay byiza cyane ariko ibyara zipfa yo kubera iki ntabwo mbizi mana we wowe umuzimu wa karani no gusenga tukawirukana ukava ku buzima bwawe hanyuma ikindi kintu wenda nifuje kubaza uratubwiye ngo uramutse ubonye nk'ibikoresho wakora kandi nako wabikora mu bundi buryo ni nk'ibihe bikoresho wifuza kuba wabona byagufasha gukora kano kazi kawe kandi karushaho kugenda neza yenda nk'ubu ndamutse mbonye nk'akagaze yego cyangwa se n'icyo gikoni urabona ko iyi imvura iguye iranyagira cyangwa se sinakore yego muri make ubonye gaze igufasha ukabona naho gukorera cyangwa ipanu nini byagufasha nabona isafuriya nini yo gukoreramo ndayifite isafuriya nini yo gukoreramo ndayifite ahubwo indi safuriya yenda yisumbuyeho niyo mbura kuko urabona nyine ndacyari umutangizi mu kazi ariko ntabwo ari cyane okay uracyari umutangizi mu kazi biragaragara ibyo bikoresho wifuza byaba bifite nk'agaciro k'amafaranga y'amanyarwanda angana iki nka 40 nonese gaze yonyine ubwiyo yaguranga gaze ntabwo nari nyishyizemo ndashaka yuko gaze ntabwo nzi agaciro ntabwo nzi ukuntu igura gaze ntoya ni 40 iyo ari icupa ririmo ndetse na ntuza ririmo na gaze
harya Emi n'amashyiga yaryo biba biri kumwe cyangwa ntabwo biba biri kumwe? byose biba biri kumwe. Byose biri kumwe ni 40. Usibye iyo gaze ibihumbi 40. Kuko impamvu nkubajije kino kibazo, hari abanyarwanda benshi bakurikiranye video yacu, ndetse hari n'abadiaspora bari mu bihugu bigiye bitandukanye bakurikiye video yacu, kandi twiyemeje yuko mu gihe hari igikorwa twakeneye gukora dufitiye ubushobozi tuzajya tubasha kugira icyo tubikoraho. Ariko ibyo tudafitiye ubushobozi tuzajya tubabwira uti nyaboneka abanyarwanda bene wacu ni mudufashe kugira ngo kino gikorwa nacyo kigende neza. Usibye gaze ko twamaze kubona ko igura 40, ibindi bikoresho ubona wakenera kugira ngo ujye ukora tofa imeze neza itunganije neza byaguhagarara amafaranga y'amanyarwanda. Aho gukorera ubwo nago na wenda ubwa agaciro kaho nago mbizi kuko abantu bakabitandukanye. Yenda ahantu mbonye ahantu nkorera byose byagenda biza gake gake kuko ibintu nago bita bizira rimwe. Nago ibintu bita bizira rimwe. Nyine ngewe impamvu nakubajije umubare w'amafaranga wakenera yaguhindurira ubuzima ugakomeza ugakora tofu, ariko ukazikora noneho mu buryo bwa kizungu, mu buryo bwizewe, ku buryo wagira amasoko runaka uzagize ijyanamo, yego ukajya ugemura. Nyine ni ibikoresho byaguhagarara amafaranga. Tubare yuko wenda ni nk'uruganda ugiye gukora, uri buze gukenera abakozi muzakorana bazagufasha kugemura ibyo bintu, ndetse bazagufasha kugira ngo aka kazi kawe kaguteze imbere ube wagira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ni nk'amafaranga ngahe? Kuko ubu tuvugana ngiye kujya kuyagusabira, numbaze ngo ndayasaba hehe, kuko mu kanya uri buze gutanga nimero zawe muri iki kiganiro kugira ngo abantu bakuri iki kiganiro, uri buze kuba afite 5 abishyireho, ufite 10 abishyireho, ufite 1000 abishyireho, ufite angahe ayashyireho, ariko dutange support kuko urabona yuko wigiriye ikizere urisobanukirwa uhitamo gukora. So na amafaranga ngahe y'amanyarwanda ubona yagufasha bikarushaho kugenda neza? Turuwasa 300. Okay, 300. Reka mbwire abanyarwanda muri rusange badukurikiye ndetse n'abadiaspora, 300 ni amafaranga make cyane kuri bo. Bagiye dukora ibikorwa biremereye bifite amamiliyoni n'amamiliyoni. So sinteganya yuko kano kazi gafite nako iki gikorwa gikenewe 300 byonyine gusa cyabura kugira gukora. Bari bifuje kunyereka ya foromo akoresha, reka badufashe naye bayitwereke. Ese mama, niba atari ibanga, iyi foromo uba wayikoreye isuku rihagije ku buryo abantu babasha kurya izi tofu ba watetse nta kibazo zabasha? Iyi foromo mba nayikoreye isuku. Bayikoreye isuku. Banayogeje n'amazi ashyushye. Okay. Wayigeje n'amazi ashyushye. None se okay, biragaragara turi kuri tere, ngira ngo abadukurikiye baraza kwihangana ko bisa nkaho bwije amasaha ageze ku. Izi tofu zose wakoze urazicuruza sangahe, urazicururiza he? Izi tofu zose ndakoraho nkeya, izindi nzazicuruza ejo, ariko nazikawushije. Wazikawushije? Nzibike zikawushije kugira ngo zitangirika. Ese tofu ihiye cyangwa ikawushije ishobora kuba yamara nk'iminsi ngahe itarabasha kwangirika? Iyi ikawushije imara n'icyumweru yakimara kuko ni nk'inyama. Ni nk'inyama? Burya se? Ni nk'inyama. Ko tofu zikomeye burya abantu. Tofu ni nk'inyama. Narega ntinya kuzirya, ariko noneho ngiye gutangira kuzirya nanjye kuko namaze kumenya uko zikorwa, namaze kubona ko ari nziza. Na kano kantu ndagakoresha. Ako ko gakora iki? Aka ngaka nyine nkashyira gutya mu iforomo, narangiza nkashyiramo gutya wa mugati uko ubona gutya, niyo mpamvu uvamo wabaye gutya. None narangiza nkapfundikira nkakanda. N'abandi bose bazikora se niko bazikora? Niko bazikora. Byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo wige ibi bintu ubashe kubizi kuri uru rwego? Nabyize umunsi. Apo noneho nanjye ntera agatebo nyigisha njye kuzikora. Nabyize umunsi umwe pe. Ntabwo nabashije kubona ibirungo byazo, ngo nereke wenda n'abadukurikiye ibirungo byazo nabyo rwose uko biba bimeze, ariko ntacyo reka tubereke PS zikoze
zitunganije neza rwose. Tubereke no mu pano uko ziba zirimo gutekwa. Murumva yuko dore izahiye zimaze gukabushwa nazo ngiziriya waterura ukegereza hano kugira ngo nazo bazirebe. Wow, ni utuntu twiza cyane, murabona yuko tuba tumeze neza. Okay mama, urakoze cyane. Reka nsubize ijambo brother Emmy. Ahantu nicaye nuko wenda ntabashije kuhabereka kugira ngo mbe natera stand biragoye, nakoze kamera nyifashe mu ntoki ndetse byageze ubwo nsutama ariko ndumva narushye gusutama. Ntabwo byoroshye, maze gusaza kubera imiterere yaho kabisa, no kugira ngo mbe nabashe kubaha video nziza nk'iyi mureba. Naho ndi umuhanga, umwana umwe niwe ajya kuvuga ngo nari amabuye. So brother Emmy, akira komeza akazi mu minota mikeya dusoza ikiganiro kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda. Yewe turimo tugera ku musozo w'iki kiganiro. Uyu mushiki wacu arimo afite akazi keza ndetse gafatika ariko gakeneye support kugira ngo kabe kanoze. Aricyo bita akazi kanoze. Aka kazi yaragerageje mu bushobozi bwe uko bungana, agerageza kwitekerereza gutya. Murabona nk'iriya foromo arimo arabereka ni foromo ya Kinyarwanda, ariko ndabizi neza yuko mwebwe muturusha kumenya ibikoresho byiza bya kizungu. Abadukurikiye bataza gutekereza ko ari ya foromo y'umba amatafari. Oya, ni agaforomo kabugenewe yiyeranje mu bushobozi bwe nk'umugore kugira ngo abashe gutera imbere. Ese mama, nakubaza mu magambo makeya, ufite abana? Yego. Ufite abana bangahe? Mfite abana babiri. Ufite abana babiri n'umutware? Ibi bintu nibyo bibasha kubatunga? Nibyo bibasha kudutunga. Abana bariga? Umwe niwe wiga, undi ntago yiga. Harabura iki? Aracyari muto? Ni ubushobozi bukeya. Ni ubushobozi bukeya. Ariko humura, gukora umunyarwanda yaciye umugani ngo utarayikorana ntayishira. Ubwo uri kuyikorana. Uzi ko narigiye kumuvuga izina. Hari kampani nakozemo y'Abanyamerika. Ni kampani yari ifite amafaranga. Ariko rimwe tujya ku rugendo turi kumwe n'umugabo twakoranaga atubwira ngo mutarayisonza ntago muzayikira. Ariko ni oya, utanashonje nta nubwo wamenya gukora. Nanjye iyo ntasonza ntago nari kubimenya kuko nari kuba ndi umudamararo. Mbese muri makeya abantu badukurikiye, murebye uyu mubyeyi yaragerageje mu bushobozi bwe ariko ateye impuhwe. Havamo n'amata. Ateye impuhwe. Amata wamugana ari ariko uziko amata havamo n'amata ya paze jana zane kakado. Ufite n'amata se? N'amata avamo. None abana bawe banywa amata muri make nta kibazo cya bwaki. Banywa amata ya soya ariko indwara runakazi zitandukanye bagira. Uko abanga bavuga yuko amata ya soya ariyo meza kurusha andi mata yose dushobora kuba twakoresha. Okay. Ya reka ibanga rikomeye. Abuse tumushimire dusoze ikiganiro cyangwa tubanze tubereke nayo mata abadukurikiye kugira ngo nayo bayabone. Mubereke nayo mata kuko byose nyine byose ni ibivamo. Turamushimiye muri makeya. Kandi ubutaha nitugaruka tuzatangirana nawe, atangire turi kumwe uko ayitegura nuko ayikora nuko akuramo amata nuko akuramo inyama, byose tubibereke. Kandi ndumva nishakira yuko ko hazagaruka hari impinduka. Icya mbere akeneye igikoni, icya kabiri akeneye ibikoresho bimufasha kunoza umurimo we, ndetse bibaye byiza akaba yabona n'agafirigo ko kuba yarazamo izi tofi mu gihe zitacurujwe zose ngo zishire. Rero nk'uko mudasanzwe mudutenguha, musanzwe mubana natwe, n'uyu nguyu ni umwe mu banyu mwakoreraho umugisha mukamuteza imbere nawe akazajya abirahira mu gihe kizaza. Rwose nagira ngo mbabwire yuko inkunga yatwatse nta nubwo ari inkunga nyinshi cyangwa iremereye cyane. Yavuze yuko aramutse abonye amafaranga 300,000 by'u Rwanda byamuhindurira ubuzima ndetse akazi ke karushaho kugenda neza. So reka nshimire aba diaspora mwese mudukurikiye muri iki kiganiro, mbabwira ngo nimushyire hirya nyibuye. Mama, nyemerera utange nimero zawe za telefone kugira ngo umuntu uri buze kwifuza gutanga support cyangwa se inkunga runaka ayinyuze kuri telefone yawe direct. 078 yego 37 yego 58 yego 41 8.
wayisubiramo. Subiremo nanone. 078 Yego. 67 Yego. 41 Yego. 8. Ibaruyeho nde kuyahe mazina? Yego. Marita Mukundwa. Marita Mukundwa. Mukundwa Marita. Mukundwa Marita. Ya urakoze cyane, turagushimiye kubw'umwanya waduhaye, ndetse bibaye byiza wazakora uko ushoboye kose kugira ngo nawe uzakurikire iki kiganiro. Ese mama, niba atari banga ufite smartphone? Urayifite? Ujya ureba se ibiganiro bitambuka kuri YouTube bigiye bitandukanye? Ntabwo mbona umwanya wo kubireba. None se uzamenya gute ko ikiganiro cyawe cyatambutse? Uzamenya gute comment abantu bashyizeho? Uzamenya gute? Ubwo nyine ngomba kubihugukira nkajya mbireba. Yego. Ugomba kubihugukira ukajya bireba. So urakoze cyane, turagushimiye, komeza ugire akazi keza ndetse n'umunsi mwiza. Hari mu kiganiro Kazi ni Kazi. Ciao ciao.